iradiyo izigiye igihe ariko hari nashonje nyakubahwa Paul Kagame bayobozi mwese muri kunyuma banyita Nyiramajambere esperance umwana w'umutwe mwarakoze sinkinyagirwa ariko noneho nimutugwaneho inzara itumereye nabi intwari ni nziza ntago yiganyira yishakira inzira uti murebe kuntu abashigashwe n'amateka babona amafaranga yaba yicyuzi barayakobokeye ariko kutitwa yakobokeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi mbifurije ibihe byiza wese mukomeje kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka kuri zimwe mu nkuru zagiye zivugwa cyane ku bitangazamakuru bitandukanye. Hari inkuru turi bugende twibandaho nk'inkuru ibabaje y'urupfu rwa Nyiramajambere Esperance mwagiye mwumva ku mbuga nkoranyambaga, ndetse kandi turi buze no kureba ku bijyanye se mwagendaga mwibaza muti niki cyatumye Rocky ajya ku butaka bwera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hibwo atamasimbi, se yaragiye kugira ati ibyari bigiye kugenda bite, niki cyatumye ava mu Rwanda akaba yajya muri Amerika, niki cyatumye asiga gasobanuye cyane yuko ari na brand nini cyane kandi irimo igishoro kinini cyane, ese niki cyatumye agenda, ibyo turi buze kubigarukaho. Ndetse kandi twakibagirwa kuvuga kuri Tour du Monde cyangwa se UCI, Union Cycliste International, umukino mpuzamahanga w'amagare ku isi hose wabereye bwa mbere ku butaka bwirabura iwacu mu Rwanda, akaba ari n'igitangaza navuga yuko kuri umugabane wirabura wa Afrika. Rero ndagira ngo tubyinjiranemo gutya, nimba utarakanze subscribe banza ukande subscribe nyamuneka, ndetse nakayogira kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi, ndetse ntagire ikiganiro kigucika. Nyarukira muri comments tugeze icyifuzo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, ubundi nakubwira ngo ikaze mu kiganiro. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hariho iyi nkuru y'incamugongo ivuga urupfu rwa Nyiramajambere Esperance wagaragaye ku mavideo yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Biragoye yuko niba ukoresha TikTok ushobora guscrollinga inshuro 3 utarabona video irimo iyi radio izigihe cyangwa se ahari ubanza nashonje yewe n'amafaranga yicyuza. Ibi ndetse navuga yuko ariko bimeze no ku mbuga nka Instagram ndetse n'izindi zikoreshwa zinyuzwaho ama video magufi akunze no kuba asekeje cyane. Gusa ubu ngubu turi mu nkuru ibabaje cyane. Mwagiye mumwumva cyane avuga ati iyi radio izigiye ariko hari ubanza nashonje. Nyakubahwa Paul Kagame bayobozi mwese muri kunyumva banyita Nyiramajambere Esperance mwarakoze sinkinyagirwa, ariko noneho ni muturwane inzara tumereye nabi, sinkibona uko ngurira abana uniform, sinkishyurira abana ishuri, kandi amafaranga twakobokeye dukora icyuzi bari kuyamwa mu mitsingi, ndarangije umwana wabiga. Mwaje mubyumva ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Gusa ubu ngubu ikitubabaje twese nuko uyu mubyeyi yabashije kuba yatuvamo, ubwo bakaba batagihumeka umwuka w'abazima. Nanone kandi iyi video nagerageje ku buryo iri buze kuba ngufi kugira ngo wenda itaza kurambirana. Reka tunyarukire ku kibazo cyatumye Rocky ajya ibwota amasimbi, bakaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwagiye mumubona ari kumwe n'abantu batandukanye hariya muri Amerika, mwagiye mumubona New York aho yari yagiye gutembera mu bwato ariko ry'isi, mwagiye mumubona henshi cyane, mwagiye mumubona kuri Hollywood. Gusa bamwe bagiye bavuga byinshi, bamwe bagiye bavuga yuko ashobora kuba yaragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cyicaro cya YouTube cy'umuyoboro wa YouTube agira ngo agire icyo ababaza cyangwa se abasabe yuko bamukuraho bihano yafatiwe, ndetse kandi bikakaye bituma atazongera gukora amafaranga kuri ya muyoboro, kandi akaba ari no mu bantu nibura nka 5 ba mbere mu gihugu bafite imiyoboro ikomeye ndetse yaninjizaga amafaranga menshi hano mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Mu gihe kandi andi makuru twakuye mu ndane ku bantu batuye kuri buriya butaka bavuga yuko ashobora kuba afiteyo umugore ariwe wamwakiriye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariwe bagiye kubana, ndetse akaba ari nacyo gitumye asezera gasobanuye.
ubwo wenda kuko tutarabona ukuri kwe kwa nyako turaba twifashije amakuru kandi n'igihe twagira icyo tumenya twabamenyesha rwose igihe twagira amakuru mashya tubona yabageraho ako kanya. Nakomeza kubwira yuko turi bugere no kubijyanye na UCI cyangwa se Union Internationale Cycliste nimba ntabivanze no kuvuga ngo nari amasiganwa y'amagare ku isi yabereye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akaba ari n'ubwa mbere yarabereye ku mugabane wa Afurika. Byatunguranye cyane, twagiye tubona imiryango yaturutse muri Zambia iza ku magare n'amaguru guhera ku mwana w'imyaka 12 kuzamura kugeza kuri papa we na mama we bazana igare. Bakoresheje iminsi 25 ndetse bagenda ibirometero bisaga 1540 kugira ngo bagere inaha mu Rwagasabo. Twagiye tubona byinshi byagiye bisa nk'ibidasanzwe muri aya magare. Twagiye tubonamo impanuka, wenda nubwo twavuga yuko impanuka atari gishya mu magare, ariko hari n'ibindi twagiye tubona bisa nkaho bitunguranye. Twagiye tubona aho abatwaye amagare bagiye bakora ibintu bisa nkaho bidasanzwe, kandi namwe ndabizi uko mwagiye mubibona. Gusa wenda ikiganje cyo cyari umutekano udasanzwe, byanatumye u Rwanda rushyirwa ku mwanya wa 4 w'ibihugu byambere ku isi byakiriye UCI bikagenda neza kurusha ibindi byose. Ubwo mu bihugu byambere harimo Ubutaliyani bufite n'ubundi isiganwa ry'amagare ryitwa Giro d'Italia, kazamo Ubufaransa bufite yitwa Tour de France, nayo iri mu masiganwa akomeye cyane yibitsweho n'ibihugu bimwe na bimwe, ndetse u Rwanda rero rwaje kuza ari urwa 4. Ndetse kandi tugiye mu bijyanye no kuba u Rwanda nicyo gihugu cya 2 ku isi cyakiriye UCI ikagira abafana benshi cyane, kuko byaje kugaragara yuko umungu muri uru Rwanda twari dufite abantu barebye UCI haba ku mateleviziyo, abari bari ku mihanda n'abandi babireberaga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye basaga 300,000. Urumva ni benshi cyane. Ikindi rero gisa nkaho gisekeje, umunyarwanda Tuyizere mwagiye mumubona cyane muri aya video ya Tour du Monde, yagiye agaragara cyane aho yari kumwe n'abandi bari bari mu masiganwa, biza kurangira ari we uje inyuma kubw'impamvu z'imbaraga nke, nuko agafoto kakwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati ni murebe Tuyizere ibyo dukoreye. Ariko nyamara abantu bamwe bamwe bagenda bavuga bati ibyo yakoze nibyo, ubundi mu muco w'Abanyarwanda habamo guherekeza abashyitsi, ati ntago ari uruswa ahubwo yagombaga guherekeza abashyitsi bari badusuye. Rero natinze nagira ngo mbashime mwese rero tubanye muri video, ntibagirwe gukanda subscribe ndetse nakwigira kugira ngo tujye tubana gatango, kandi nkubitsa kandi ko nyiza ari ngiye umunyamugu udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasogongera ku muco, ndi ntore dacogora umuhamya we n'imigambi, ndi nyiramatwi mu byose, ndi nyiri Yesu usanga hose, ndi nkubida ushandinga zitanyeganyega, ndi umugano w'amagambo, ndi ndirimbo y'isoko n'amasunzu, ndi umunyangiso nk'inyange, ndi umunyamutima w'ingabo za Kirima, ndi ntore itarambirwa, ndi ndanga rutarunduka, ndi soko itagabanuka, ndavuga ngo kuri ngi PLAVA, ni PLAVA TV. Iki akaba ari n'ikiganiro tugiye kujya duhuriramo kenshi cyane gashoboka, mbaha updates zose izigezweho hirya no hino, amakuru yose yo mu ndani nzajya nyabagezaho. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe. Ciao ciao.